none nk'umukobwa ni mwiza arakeye arasobanutse afitewe n'amafaranga ariko uriya mukobwa ni ukubera icyo atabona umugabo ugasanga rero n'abahoza yaranize afite amashuri afite diplome ye ugasanga rero barazatura nawe ni imyuka y'abadayimoni ubwo warangiza ukavuga ati nkuriya mu mama afite ibintu byose rura rugo rurakize rufite ibiryo nta kintu rubuze ariko uriya mama kuki atabona urubyaro ugasanga ni abadayimoni bamuziritse bamuzibyina. Uwo muntu ikizamukubwira ushobora gusanga ava ku wa mbere akora ukwezi kugashira umwaka ugashira ariko ugasanga wa muntu nta kintu ageraho kandi arakora nk'abandi pe arabira icyunzwe nk'abandi mbese arakora nk'abandi ntago ajya tuza ntajya yicara ariko ugasanga wa muntu ahora hasi. Izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni. Bamugane kuki umuntu yangwa kandi nta cyabuze. Izo ni imbaraga z'abadayimoni. Izo nazo ni za mbaraga z'abadayimoni. Cyo ugasanga urugo rwahanzweho mbese abantu baratonga ugasanga urwo rugo ruharamo intonganya. Atari ikindi kibazo ari abadayimoni. Kwezi kukarangira. Ari abadayimoni. Nta munezero. Nta munezero. Ibyo nabyo bari abadayimoni. Imbaraga z'abadayimoni zamushyizeho icyangiro. Icyo cyangiro rero uwanyuzeho wese uwaciyeho anavuga neza agira imico myiza agira urukundo ariko icyangiro cy'abadayimoni kikakugendaho mu byawe byose mu myambarire mu mivugire mu mwisura imbaga icyangiro cy'abadayimoni. Izi mbaraga iyo zageze ku muntu ubundi muranarebana gutya mu maso ugahita ubibona. Imbaraga z'abadayimoni iyo zageze mu muntu ushobora kumureba gutya mu maso ugahita ubibona uzamugezeho kuko mbese ni ibintu uhita ubona wowe iyo ubona ameze nk'ufite iserera ntabwo ndi kumva ukuntu aba ameze sasi ishusho. Wari wabona ukuntu umusazi areba. Ni gute none nk'umuntu yakirukana imyuka mibi? Ukuntu umuntu yakwirukana imyuka mibi bisaba ngo ufate tugushime kuko hari ingo wubatse tugushime kuko Uwiteka Imana ngo hari imitima y'abantu ongeye kubaka ni ukuri nyaguhora ku ngoma. Rero wavuze ko ibuye ryanga ryo ryakomeje ifuruka reka Uwiteka Imana nyiringa bakanya nkaka ngaka ugere ku rugo rwa buri muntu wese rwari rufite ubutane uhagarike dosiye y'ubutane wubake mu rukundo rushyashya abarwayi Uwiteka Imana nyiringa bubagereho ubarwanirire ubahe kinini kidasharira watera urushinge rutaryana. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi ijuru rizaguhemba wima umuto abayimye umukungu ntukarye amanwa aho akavuze kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze ntukaburire Imana umwanya mu byo ukora byose ubutunzi bw'isi uyoyoka nk'igicu mu bibaho byose ntukabure kwizera Imana cyane ko Daniel yizeye Imana maze bituma ava mu rwobo rw'intare. Hanyuma kandi Mose yizeye Imana bituma yambuka inyanja. Abasore batatu bizeye Imana maze bava mu itanura ry'umuriro. Igihe udasenga nshuti yanjye nta humure uzagira. Igihe kandi udasenga burya uhorana ibibazo mu buzima bwawe bwose. Kwica, gukubita ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye no kwica umugore mwashakanye cyangwa umugabo. Stop imbere y'Imana ishobora byose. Nkubwire ko ninjiye muri kino kiganiro ntabwo nzi uko muri buze kugitangaho ibitekerezo nta nubwo nzi uko muri buze kucyakira cyane ko twebwe turi abantu turareba tugacumura twanavuga tugacumura aho turi buze gutsikira mbere ya byose tubasabye imbabazi. Jewe muri kumwe nitwa MC Misango hanyuma turi kuri YouTube channel yitwa Ino TV. Tubaha ikaze inshuti zacu zakadasohoka aho muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga mwese nimba
watubonye kuri uyu murongo tuguhe ikaze kandi tukwihanganishe mu buzima bwose nta gahora gahanze Kristi. Hari ikintu ngewe ntajya nsobanukirwa n'ubu kandi nzi neza ko n'abadukurikiye nabo bashobora kuba ari benshi badasobanukiwe kino kintu. Mu Rwanda rwo hambere cyangwa se kera mu Rwanda bivugwa ko abasaza bacu basogokuruza bajyaga nabo bagira imana zabo. Izo mana zabo zikaba arizo bajyaga bifashisha bagira gute nabo biyitaho cyangwa se basenga, niko nabigereranya. Noneho bikaza kurangira ngo izo mbaraga zabo arizo zagiye zihinduka ngo imyuka mibi bakavuga ko isenya ubuzima, impagarike y'umuntu mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Umuntu akabura ubuzima muri ubu buryo, undi akabura ubuzima muri ubu buryo, undi akabura ibintu muri ubu buryo. Ibyo bintu ndagira ngo koko nk'umuntu usenga wamenye Imana ubidusobanurire, ubivimuzi, ubigere muzingo we na Kristina. Ariko mbere ya byose bavuga ngo Imana imbere. Ubundi mbere na mbere Imana. Ikikubwira rero ko umuntu afite ahanzwe n'imyuka y'abadayimoni. Ushobora kubona nk'umusore yarabyirutse neza akagera ubwo agera mu gihe cyo kubaka urugo, ariko dayimoni ikamutera ibyo ngibyo akabara bivuyemo, akubaka nk'inzu igasazira aho ngaho. Ubwo nguwo ari imyuka y'abadayimoni ibimubuza agatinya, akagira gutinya. Ikindi ushobora kubona nk'umugabo aranywa inzoga ariko ntiyibuke inshingano z'urugo rwe, ugasanga urugo rusubiye inyuma, ugasanga ntatera imbere, kandi umuryango we wenda y'iwabo uwe harimo abakire pe bose bakize, ariko uwo muntu umwe ugasanga nk'urugo rwe ntabwo ari urugo rushimishije, ntabwo ari urugo umuryango ureba ukishimira, ugasanga ntabwo atira urugo narwo rurimo abadayimoni ko nta kintu bageraho kandi yakoze natananiwe. Warangiza ukabona nanone nk'umukobwa ni mwiza, arakeye, arasobanutse, afitewe n'amafaranga, ariko uriya mukobwa ni ukubera icyo atabona umugabo. Ugasanga rero nawe yaranize afite amashuri, afite diporome ye, ugasanga rero barazatura nawe ni imyuka y'abadayimoni. Ubwo warangiza ukavuga ati nkuriya mama afite ibintu byose, uriya rugo rurakize, rufite ibiryo, nta kintu rubuze, ariko uriya mama kuki atabona urubyaro. Ugasanga ni abadayimoni bamuziritse, bamuzibyina, ugasanga abuze urubyaro kubera umwuka w'abadayimoni, kandi nta kibazo afite, kandi nta kindi kibazo afite. Kwa muganga barapimye, ahantu hose bagezeyo, ariko byaranze. Bakavuga ati taha uri muzima, nta kibazo ufite, genda utegereze icyo Imana izakora. Abaganga nabo bakavuga ati genda utegereze, nabo bakavuga ati genda utegereze icyo Imana izakora, nta kibazo turi kora twona, nta kibazo mufite. Ubwo rero nabo usanga ari abadayimoni batumye babura urubyaro, ariko ku Mana byashoboka urubyaro rwose rukaboneka. n'Imana ubona ko nta gihari, ariko dayimoni ikanga ikivanga, ikanga ikabifunga neza neza neza, urugo rukarinda rurangira, bakarinda batandukana, nta mwana n'umwe bigeze. Kandi kantu nanone izi mbaraga z'abadayimoni, hari ukuntu ababyeyi abagabo bari kwicana n'abagore babo muri iyi minsi, ingero nyinshi mujya muzumva. Cyangwa abagabo bakica abagore, cyangwa abagore bakica abagabo. Izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni, izo nazo ni za mbaraga z'abadayimoni. Cyangwa ugasanga urugo rwahanzweho, mbese abantu baratongana, ugasanga urwo rugo ruhoramo intonganya, atari ikindi kibazo, ari abadayimoni. Ari abadayimoni, nta munezero, ibyo nabyo aba ari abadayimoni. Rero izi mbaraga z'abadayimoni, cyangwa ugasanga umwana, ufite abana ntacyo udakora pe, ngo abana bige, uratanga minervare ukabajyana ku bigo byiza, ariko abana bakabura ubwenge. Izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni. Yego, ukabona ni vide, ukabona mbese izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni. Ubwo rero ikindi nanone kigaragaza umuntu mbese urimo izo mbaraga z'abadayimoni, uwo muntu ikizamukubwira, ushobora gusanga ava ku wa mbere akora, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ariko ugasanga wa muntu nta kintu ageraho.
kandi arakora nk'abandi pe, Agahora ari umukene. arabira icyunzwe nk'abandi, mbese arakora nk'abandi, ntago ajya atuza, ntajya yicara, ariko ugasanga wa muntu ahora hasi. Izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni. Ugasanga umukobwa, mbese nk'ubu ngubu njyewe hari umukobwa nzi, uwo mukobwa pe ni mwiza, afite igipangu cyiza, afite imodoka nziza, inzu ye nziza y'igipangu, noneho afite imodoka nziza, ni umukobwa mwiza usa neza ukeye, yarize yararangije, afite akazi keza, ariko abavuga ati nuwama numbaza uko nitwa, nibura izo nazo ni imbaraga z'abadayimoni. wamugane ko cy'umuntu yangwa kandi nta cyabuze. Izo ni imbaraga z'abadayimoni. Umukobwa ugasanga ageze mu myaka 40, 35, 45. Kandi ubwo wasanga n'izina bari mubaza mbese bamutereta mu magambo make. Oya. Wabavuga ati nuwampa nutagira akazi, mbese wa wundi wo hasi ntago namusuzugura, ntago namwanga. Urumva hanageze. Izo rero ni imbaraga z'abadayimoni. Gene icyo nabazaga, ubwo ashobora no kuba nateretwa ariko ntibikunde, ntibamutware ngo abumugore cyane, ntibikunde cyane rwose. Izo ni imbaraga z'abadayimoni zamushyizeho icyangiro. Icyo cyangiro rero uwanyuzeho wese, uwaciyeho anavuga neza, agira imico myiza, agira urukundo, ariko icyangiro cy'abadayimoni kikakugendaho mu byawe byose, mu myambarire, mu mivugire, mu mwisura. Icyangiro cy'abadayimoni icyo kikakurangwaho, abantu bose bakakwanga, nta ko atari ukuri mubi, nta kintu mwapfuye, atari uko wabavugishije nabi, ariko icyangiro kigaragaza ko nyine ari icyangiro cy'abadayimoni. Izo mbaraga rero z'abadayimoni ziriho muri iyi minsi. Ko ari abazihakana? Oya, zirahari. Impamvu bazihakana nuko bitarabageraho. Imbaraga z'abadayimoni zirinjira, urugo rugasenyuka neza burundu rukarangira, ukafata isera house ariko akanaka. Imbaraga z'abadayimoni wubaka igipangu, ejo kikagenda, ugasigara ujya gukodesha, ukakigurisha. Nacyo ukakigurisha, cyangwa se kikanatenguka nyine gutyo, biza bikaza. Tujya tubona abantu bahishije inzu zirahiye ziragurumanye. Ibyo ni imbaraga z'abadayimoni, atari uko hari icyo yabuze. Hari uwavuga ati ni agisida irasanzwe. Oya, ntabwo ari agisida, iba ifite aho ituruka. Ni gute nzikongoka wa mugani nk'aho ari amashara bacanye? Oya, ni abadayimoni buriya baba bateje nyine icyo cyiza. Si uko ubona ushaka kubaka igipangu ufite inzu nziza ikomeye, ifite imodoka, nta kintu ubuze, wajya kubona ukuntu byose bigushizeho, birayoyotse, na cya gipangu wari usigaranye ukabona gitangiye kugura uruhande rumwe, ejo ukabona cyaguye urundi ruhande, ejo ukabona cyaguye urundi, usigaye mu itongo. Noneho imbaraga z'abadayimoni ugerana hahandi no gucisha umweyo hanze, ukumva mbega zigutera kwiheba, ukiyanga, ugasanga ni mu mwanda, ukosanga mbega nawe ukaberwa ibyo urimo. Hamwe usanga n'ipantaro wambara ukabona batatse buriya ni kanaka, ariya nafite imbaraga z'abadayimoni. Imeze gute? Iriho ibiremo, iriho imyanda, ishobora kuba wenda yaracitse, ushobora kuba batakiyitaho ngo bagufurire. Mbega hari imbaraga z'abadayimoni, ubona hari ibintu zagaragaje mu rugo by'impinduka byinshi, bigatuma wiheba, ukagira umudayimoni akakwihebesha, ukabona mbega nta byiringiro nawe ugifite. Ubwo rero icyo gihe biba bisabwa ngo were guhita wiheba, uhe Satani urwaho, usenge. Ako turakageraho. Ngiye komeza umbwira ibintu biranga ibimenyetso bya dayimoni kabisa, kuko ibyo bintu njya mbyumva ariko nkavuga ntisikwe kwera ubundi ibi bintu uhamugane ko mbona abantu mbona ntacyo babuze, ariko kabona bameze nk'abahungabanye. Ukabona umusore rwose ni umusore mwiza, ariko ashwe ubuyoga bwaramutwaye, yabaye zizenge, yewe gutekereza ati ngera ikirenge nko mu cya data wambyaye, shwe ukabona ntabyo. Aho ngaho niho ujya kubona n'amafaranga nayabona, agakorera amafaranga, nta n'ubona amafaranga nk'ayabona, ariko ukabona imbaraga z'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo ushobora no kugira amafaranga ariko akakubuza ibindi bintu by'agaciro. Ni ukuri, ntugire ubwenge bwo gutekereza uti nkora iki, nzagera aha, ntera imbere gutya, kubera imbaraga z'abadayimoni zigutsikamira, zigatuma utagira icyo ugeraho, zigutsikamira, zigatuma mbega utagira ibitekerezo mu mutwe.
ukumva ibyawe ubwo ni ukwinywera ukibera nk'umusazi mbese izo nizo mbaraga z'abadayimoni ukabona wajyanywe kure. hari ukubwira ati ye narahindota nabi ndi mu bikeri ndi mu nzoka abo bantu simbuka imyobo akarota afatwa n'ingona ibintu nk'ibyo akaba aribwo butayu yiberamo. Izo ni imbaraga z'abadayimoni akaba aribwo butayu yiberamo. Yego. cyangwa ukabona wenda nk'inka zikwirukankana ukabona ibintu bisimbagurika imbwa zikwirukaho izo ni za mbaraga z'abadayimoni ziba zikiri kukugendaho. Rero izi mbaraga ntabwo ari imbaraga zoroheje. Izi mbaraga iyo zageze ku muntu ubundi muranarebana gutya mu maso ugahita ubibona. Imbaraga z'abadayimoni iyo zageze mu muntu ushobora kumureba gutya mu maso ugahita ubibona ko zamugezeho kuko mbese ni ibintu uhita ubona wowe iyo uba ubona ameze nk'ufite iserera ntabwo ndi kumva ukuntu aba ameze sasi ishusho. wari wabona ukuntu umusazi areba bano bantu barwaye mu mutwe hari igihe kwitegereza wewe hari ukuntu namubonye nigeze guhangana nawe rimwe turebana turarebana arandeba nanjye ndamureba ngiye kumva numva ubwoba buraje umubiri wose nyine yarandeba ukabona ameze nkaho agiye nko kuguruka akangwaho niko nanabitekerezaga. Yego. Nageze ubwo nivira mu nzira arankurikira ndaguruka cyakora ntiyari yirutseho ariko byo abateye ubwoba cyane iyo yambaye ibintu bicikaguritse. Ariko mana bari abantu barababaye cyane barababaye. Zira ni imbaraga rero z'abadayimoni. Akambara ubusa uzarebe abareba indoro itandukanye n'iy'abandi bantu. Yego nawe ikaba yagutera ubwoba. Uriya muntu rero mbese umuntu nawe mu buzima busanzwe wafashwe n'iyo myuka kuko buriya umuntu ntabwo afatwa na buriya burwayi bwo mu mutwe ngo ahite yiruka ku kanya. Biba byaratangiye ruto noneho bikageza aho byerura akiruka akagenda. Ubwo rero uwo muntu nawe watangiye kwadukaho n'izo mbaraga z'abadayimoni uramureba gutya ugahita ubibona. Ubundi kibikubwira aratangira yajya kubona akaguhunga kandi musanzwe muri inshuti musanzwe muziranye muri inshuti nta kibazo mwagiranaga ukabona aciye ariko yajya kubona akakwitegereza ate agahita agenda atanavuze. Wambwira uti Kesitine hagarara nkubaze reka ukabona nta nakwitayeho. Ubwo rero imbaraga z'abadayimoni zitangira kumutinyisha abantu. Siko beze ko hari n'abantu tunaziranye mujya guhura ukabona mwabonanye ariko akabona arakubereretse akigira nk'atakubonye. Hari deni ubu murimo uvuga ngo yahunze ideni waba umurimo reka da nta kibazo kindi mwamufitanye ariko yambaraga imurimo y'abadayimoni ibiri umwereka umuntu utiriya ni mubi caho mwihorere uriya ni mubi nyuma ikamushyiramo ikintu cy'icyoba cy'igitinyiro cyo kumva yihebye atagishaka kurebana n'abantu. Atari uko hari ikosa mwahuriyemo atari uko hari ideni hari umwenda kurimo ariko ari yambaraga y'abadayimoni ishaka kubanza ikamutinyisha abantu ishaka kubanza ikamwangisha abantu ubundi nawe ukajya ureba utira twagiranaga inama nta kintu namuburanaga byagenze gutwe ako byagenda kose ugahita wibwira uti ashobora kuba yarahanzweho n'abadayimoni ayoborwa n'imbaraga y'abadayimoni. Kandi wa mugana umuntu nubwo atagira icyo aguha ariko akakuba hafi mu buzima busanzwe ntabwo n'ubundi ubugendereye kuvuga ngo ejo azampiki niko mbitekereza. Wa mugana umuntu upfa kuguhonga gucyoka biba ari gusa we ubwo ari imbaraga y'abadayimoni abandi. Ariko ngo hari n'ukuntu ngo ahantu hari imyuka mibi umunyamasengesho agera akumva hari nimba nabyita impumuro idasanzwe. Ushobora no kuhagera ukumva nyine wari uri mu mavuta ufite rezo pe ariko ukumva uri kugenda ufite rezo uri mu mavuta mbega wumva uri kwakira ibihe ariko waba ukihagera ukavuga uti mbere yuko manza kwinjira mu by'Imana hari ibintu ngiye kubanza nkakubita nkakuraho kuko hano hantu ndabona hari iyindi mbaraga ngiye kubanza nkarwana nayo. Ugahita wumva ucitse intege se ugahita mbega icyo ngicyo reka mwunganire. Iyo ugeze ahantu hari izindi mbaraga z'abadayimoni burya hari ibintu bibiri bitabangikamo.
umucyo n'umwijima ibyo bintu bibiri ntago bihura. ndacyizera icyo. Yego. Umucyo n'umwijima ntibihura. Wowe ubwawe nimba muri wowe harimo imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'Imana, nugera ahantu hari izo mbaraga z'abadayimoni uhita ubimenya ako kanya. Nubwo wahanyura gutya uhita uvuga ati ahantu hari izindi mbaraga kabisa. Umuntu yumva ameze ate? Duhe iyo shusho gatoya rwose. Wowe uhita wumva hari undi mwuka uhita wumva nyine. Hari ukumva hatese n'ahateye ubwoba, hasa n'ameze gute? Kuko ngewe uzi impamvu nkubaza kino kibazo nkibaza. Hari umuntu ugera ahantu ukabona hisa ahubwo apfukama agasenga cyane cyane. Dufate nk'urugero nk'abantu bakunze kujya mu bukwe bw'abakristo bagenzi babo. Hari igihe agera ahantu ukabona abanje kwibeta nko ku gahuru, ukabona arasenga wasa n'umwegereza ukumva avuze ati Imana imyuka iri hano ndayihambirije, abadayimoni ndabirukanye, ukumva nyine ariho aratokesha, ukumva ari gutokesha, ukibaza byagenze gute? Wahita yumva akigera aho hantu ahita yumva hari izindi mbaraga ziri kumukurura. Urumva? Kubera ko rero wa mucyo n'umwijima bitari buze kubangikanywa, wowe ubwawe uhita wumva ubangamiwe mu bundi buryo kuko hari izindi mbaraga ziri kugukurura. Kandi disi Yesu hari uwigeze kumukoraho, ntabwo yamurebesheje amaso, ntiyanamukuruye n'umwenda, ahita avuga ngo ninde unkozeho. Yego. Yumva hari indi mbaraga. Yego. Ntabwo nabisesengura neza. Baramubwira bati mwigisha turi benshi ntabwo wamenya ugukoza. Ati hoya mureke hari umuntu unkozeho. Urumva bari benshi bagenda bamwitsiritaho ari benshi. Nibwo bambaza ati hari umuntu unkozeho. Abigishwa baramubwira ati abantu ni benshi wamenya ari ndugukoze, udukomeza urugendo. Ariko arahagarara aravuga ati hari umuntu unkozeho. Rero buriya we yahise yumva hari izindi mbaraga zimuvuyemo. Ni kwa kundi ugera ahantu ugahita uvuga uti ahantu hari izindi mbaraga. Nuko nguko rero izo mbaraga ziri gukora muri iki gihe no mu bihe byashize rero zarakoraga. Imbaraga y'abadayimoni ko numva ikora ibintu byinshi. Burya najyaga mbona abantu bataka, nkabona abantu rimwe na rimwe kumva umuntu arakubwira ati jewe ndakora byaranze. Ukumva umuntu arakubwira ati uriya yarize ariko no kwihangira agashinga ngo agakore nk'abandi byaranze. Uriya muntu nta kintu abuze ariko nta gikundira agira mu bantu. Uriya muryango uhoramo intonganya. Ruriya rugo muri ruri kwaka abana bo ruriya rugo babaye ibirara. Ibintu byinshi kumbi imyuka mibi n'urwo rugero. Tugeze kuri tape ya nyuma tunasoza, yewe noneho musobanurire kandi mumfashe. Ni gute noneho umuntu yakirukana imyuka mibi? Uko umuntu yakwirukana imyuka mibi bisaba ngo ufate umwanya wo gutekereza kuri Imana yacu twizeye, ugirane imishyikirano nayo, usabane nayo, ugirane ubumwe nayo, iba inshuti yawe ikwegere kuruta uko umwenda wambaye ukwegereye. Wari uvuga ngo icyo gihe ni kirekire? Ntabwo ari kirekire kuko umurimo werekejeho amaboko ukorana umwete. Yego. Ambara imbaraga, wegera Imana yawe. Ariko wibuke ko hari n'abanyantege. Hari abantu ntaguciye mu ijambo turi kunganira na mugenzi wanjye. Hari abantu buriya batashobora gusenga. Hari abantu twese ntabwo ariko dushobora gusenga. Ahubwo buriya uramutse wumva ufite icyo kibazo wakegera abakozi b'Imana. Hari abantu basizwe amavuta, abantu bafite iyo mpano. Buri muntu wese agira impano ye. Wenda wowe Imana yaguhaye impano yo gusengera abantu, uriya yamuhaye impano yo kuririmba, mbese impano ziratandukanye. Ugasengera umuntu neza, iyo mikoshi yose igahita ihubuka, ikagenda rwose. Niba ari abadayimoni baguteye kubura urubyaro ukabyara, nimba ari abadayimoni baguteje icyangiro ukabengwa kandi uri mwiza, ukagira igikundiro. Dufite ingero z'abantu benshi Imana yagiye ikuraho ibyo bintu by'imyuka mibi. Dufite ingero z'abantu benshi Imana yagiye ikiza ubusambanyi. Ntuzabona umuntu asambana ngo ugire ngo ni imbaraga ze. Hari izindi mbaraga ziba zikoresha. Niyo mpamvu byose abantu badakwiye gucira abandi imanza. Hari ababikora ari ingeso, ariko hari n'ababikora ari imyuka mibi,
akaba mwaganira akakubwira ati ni ukuri pe ngerageza kubireka ngerageza kubivamo ariko bikanga ntabwo mbona imbaraga ati nsengera Imana inyambikiza imbaraga zo kuva muri iki kintu. Rero Imana ijya ibasha gukuraho ibyo bintu byose. Imana ijya ibasha, hari abantu basenga ushobora kwegera umuntu akagusengera Imana, ibyo byose bijya bivaho kandi bikurwaho no gusenga. Iyo wamaze kwemera warangiza ukizera uyu mwami Yesu, ajya abasha kumva, ajya abasha guhindura ubuzima n'imibereho. Hari abantu bafite ubushake ariko umutima ukanga, mugani wa Pawulo ati gerageza gukora icyiza ikibi kikantanga imbere. Hari umuntu usenga agasenga ariko akumva ntibizamuka, ntago birenga igisenge cy'inzu, ntago abishoboye. Rero niho yegera umuntu ushinzwe gusengera. Hari umuntu usengera imyuka y'abadayimoni, hari usengera abarwayi, hari mbega impano ziratandukanye. Buri mpano rero irakora. Muri icyo gihe wegera umuntu ati kana, ahantu ujya wumva bavuga buriya kanaka asengera abadayimoni bakabwejagura bakahunga, akafata umudayimoni umusambanyi, umudayimoni w'icyangiro, umudayimoni utanga urwango, umudayimoni ubutesha agaciro ugira ubukene, umudayimoni w'ubukene, akagenda akamusengera akamukoraho rikaga, umudayimoni akagenda, ubundi ugasigara uriho mu munezero, kuko uwo mudayimoni yamaze guhura n'umunyamasengesho byose Imana itanga nk'abandi. Yego, kuko wahuye n'umuntu wabisigiwe ufite ayo mavuta yo gusengera umudayimoni w'iyo ngeso iyo ari yo yose runaka yaguteye, uwagahunga akagenda. Ntabwo ari abantu bose basengera izo mbaraga, kuko jyewe hari nzi umuntu wigeze yanganiriza, arambwira, ni umushuti wanjye yararimo anganiriza, arambwira ati twagiye gusenga ahantu rero mu makristiya, twagiye gusenga ahantu umudayimoni twamutokesha nawe akadutokesha, twavuga ngo mu izina rya Yesu nawe akavuga ngo mu izina rya Yesu, ati twarinze kwitabaza abandi da. Nabo baravuga nabo baravuga, nabo bafite imbaraga, ntago ari abantu boroheje, nabo bafite imbaraga. Niyo mpamvu bisaba ngo nawe uba uri umuntu nyine ufite izindi mbaraga, Imana yakwambitse izindi mbaraga, akagusubira mu kanwa ibyo uvuze cyane waba yagusuzuguye. Ubundi nyine waba yagusuzuguye, abona nawe nta mbaraga ufite, ababona reka n'igihe akubwira ati reka nkuseke inshuro 7 akaziguseka, agahita oya agahita cyakora wa muntu umudayimoni arimo avugemo ngo reka nkuseke inshuro 7. Icyayifasha uwo mudayimoni ni ukwasama, ubundi bigaseka, akaguseka neza, agakubita inshuro 7. Niba avuga inshuro 7 araziseka, yabaje kubigusezera, atari ko sekana ntawe koko, atereka nguseke, agahita nguseka inshuro 7 akaziseka, akaguseka. Ubwo rero imbaraga y'abadayimoni nayo ifite imbaraga, nayo ifite izindi mbaraga ziyikoresha zikayitera avantage zo kugira ngo nawe zigusuzugure. Bisaba rero ngo ugende wambaye imbaraga, ufitanye ubumwe n'Imana, hamwe Imana ikwambika imbaraga koko ukabona ko ufite imbaraga. Kwa abantu bafite ubunebwe mu bijyanye no gusenga, reka niba nyine mene nk'abo bafite ubunebwe mu bijyanye no gusenga, bafite ukuntu ashobora kubwira nk'uyu mubyeyi ati nsengera mfite ikibazo iki n'iki. Ibyo rwose Imana ijya yumva, hari abantu Imana yumva cyane. Noneho ikindi rero wenda hari abadafite ubwo gutekereza ati mbwire runaka njye ansengere, niba usanga biriho, ariko turabinginga bajye begera abantu babasengera Imana, kuko izi mbaraga zijya zikurwaho no gusenga. Tubashimire inshuti zacu, muri abana beza kandi murakoze. Buri hari abantu baba bahumurijwe, ko byamera kose hari abantu baba bahumurijwe cyane, ko abantu nyine bafite ingorane nyinshi ariko ntago bazi inkomoko yazo. Rimwe na rimwe ashaka igisubizo akirwanira nyine bikanga, ariko hari igihe nyine ahura n'umuntu nk'uko mubivuze akamugiriraho umugisha. Abantu benshi bafite imbaraga n'ubushobozi butandukanye bitewe n'uko umuntu ashyikirana n'Imana, kandi nemeza ko iyi Imana uyisaba ubikuye ku mutima wamaze no kwizera ko ibishoboye, n'ubundi irabishobora. Niyo mpamvu rero tutabura kubwira abantu ngo nibakomere,
Yego. nibihangane bajye banamba ku Mana. Satani we mu minsi y'imperuka azawohereza imyuka myinshi. Yego. Ariko muri Matayo 24 ijambo riravuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, uwo niwe uzakizwa. Yego. Nimba rero abadukurikiye bihangana bagahangana n'ibyo barimo, ariko kandi burya bakanasenga kandi bagasaba n'inshuti zabo z'inkoramutima umunsi ku munsi, babandi bagendana, babandi babana, bagasengerana. Imbaraga udafite izo ntafite, ingingo ngo zirunganirana. Yego. Bashimire- Ariko Yego, akandi Christ. wenda naguciye mu ijambo, hari ukuntu ushobora kuba usenga ariko kubera yuko nta kwizera ufite ntibigire ikintu na kimwe bihindura. Ukavuga atari ko si imyaka maze ibi bintu biza. Urugero nasenganye n'umubyeyi umwe, umubyeyi yari yarafite ikibazo cyo kubura urubyaro, tugasengana ikibazo wapi, noneho umugabo aramubwira ati noneho ubu turi mu kwa kabiri. Umugabo we ubu turi mu kwa kabiri, nibigeza mu kundi kwa kabiri utarabyara nzakwirukana nzana undi. Ndangije araza mu rugo arambwira ati nukuri, ati mfasha dusenge. Ndamubwira nti se igihe twasengeye ubundi ubiye Imana irumva ariko uvuga ariko mvuga ni nyine igihe twasengeye, noneho mpita numva ndavuga nta hantu harimo ikibazo. Ndamubwira nti ushobora kuba dusenga ariko utizera, iyo dusenga ubundi uba wizeye. Yego. Arambwira ati nukuri nyine simba mbyize. Ndamubwira nti none haka kanya ntago byari bimufasheho. Ndamubwira nti none haka kanya tugiye kuzamura ikintu bita kwizera, ubyumve mu mutima ko ibyo turo dusengera bishoboka. Naramubwiye nti nimba wumva nta kwizera ufite itahire, ariko ndamubwira nti noneho nimba wumva noneho wakizera tugiye kuzamura ikintu cyitwa kwizera aka kanya. Arambwira ati rwose ndabyemeye, kwizere ndizeye. Noneho ndakubwiza ukuri, icyo gihe cyageze ateruye umwana w'umuhungu, ni umugabo wo kubihamya. Imana yahise ibikora. Imana yahise ibikora. Mana we ni ukuri pe, ni umugabo wo kubihamya. Muzambwire mutumire azabibabwire neza. Yego kabisa. Wow, Imana iguha umugisha. Ni inkuru nziza yo guhumuriza abantu b'Imana. Reka tugushimire Kristi, Imana iguha umugisha. Wakoze cyane. Tugushimire Marie Louise, wagize neza, Yesu aguha umugisha. Hanyuma twatangiye musenga. Uwiteka Mana nziza, tugushime kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikuraho uburwayi. Tubonye kuko uri Imana ushoboye byose nta kikunanira. Turi hano hantu rero Mana, turagushimiye kuko hari imitima y'abantu humurije. Tugushime kuko hari ingo wubatse. Tugushime kuko Uwiteka Imana nyingabo hari imitima y'abantu wongeye kubaka. Ni ukuri nyaguhora ku ngoma. Rero wavuze ko ibuye ryanga ryo ryakomeje ifuruka. Reka Uwiteka Imana nyiringabo akanya nk'aka ngaka ugere ku rugo rwa buri muntu wese rwari rufite ubutane, uhagarike dosiye y'ubutane, wubake mu rukundo rushyashya. Abarwayi Uwiteka Imana nyiringabo bagere ubarwanirire, ubahe ikinini kidasharira, watera urushinge rutaryana. Mana nziza rero turagushimiye, tugushimiye kuko wabanye natwe, tugushimiye kuko waturwaniriye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.